nagiye kubona icyo gihe habaga abantu bitwa inkeragutabara mbona inkeragutabara zire kumfata no bamufatiye iwacu aho ngaho arwana induru yavuze baramufata bamujyana ku kagari umwana wanjye w'umusore yamukubise muri miruguma bamujyanye kwa muganga nanjye ndi mu banyamasengesho ndaberewe mana yanjye murumva ntawe n'akagarata yeye aho rero niho twagiye ku kagari ngezeyo abanyamasengesho barankunda baramerekeza baravuga bati Charlotte nareba umwana we uko ameze arafungisha umugabo kandi nafungisha umugabo ziraba atari imbuto zikwiriye nagezeyo rero executive ati bite mubyeyi aturaho ntego ati ibi bintu wakoze arabibonye kandi sinanabizi kugurisha kw'inka umugabo ntiyabimbwiye nuko yabitwaye gutyo nta makuru mfite ati ibi bintu wakoze urabona bimeze bite mpita nturikandarira ndize ahita burya abantu bize babarize mujye mubakunda yewe muko uzasubire kwiga nanjye ndabyifuza ndi umuntu ungana gutya ndumva nifuza kwiga mu byifuzo byanjye muri busange nshaka kwiga kubera ko abantu bize ni beza bati banza ugende uganire n'umugore wawe hanyuma uze ibyanyu tubisubiremo abura uko anganiriza ahita afata imyanzuro yo kwiyahura ibyambaye se narwaje umuntu wiyahuye ari njye wamwiyahuje kuki ariko mana njye n'umwuka yari ubizanye ntabwo ari njyewe ntabwo Yes, inshuti z'Ibuye TV reka twongere kubasuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo tubifuriza kugubwa neza tubifuriza amahoro y'Imana ibyishimo byinshi niba ucuruza ariko ucuruze unguke niba uri umuhinzi kandi nawe reka ubuhinzi bugende neza umugisha Imana ishyiremo ko biri tubwira ngo nzahereza umugisha imirimo y'amaboko yawe nuko reka dusuhuze abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda u Burundi Tanzania Kenya n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye mwese tubahaye ikaze uyu munsi dufite umutumirwa mwiza cyane w'umubyeyi ngira ngo twakoranye ibiganiro bigera nko kuri 3 uyu munsi nyanga ikiganiro ngira ngo ni icya 4 tugiye gukorana n'umubyeyi mwakunze cyane n'umubyeyi mwahaye comment nziza murumwe tuzamugarure byinshi hari byinshi yagiye abagezaho byagiye bubaka cyane nk'ubuhamya ijambo ry'Imana ngira ngo mwaramukunze muratubwira ati tuzamugarure niyo mpamvu twagize gutya tukamugura ngo twibanire twongere twigiranire ibihe byiza nukuri rero tumuhaye ikaze ndagira ngo tangira ababwira amazina ye nk'umuntu umubonye bwa mbere muraho neza muraho se amakuru se turashimira Imana hanyuma turajya mu manzu dusengera Imana data wa twese uri mu ijuru uyu mwanya turagushimiye twebwe ubwoko bwawe bw'abanyarwanda tugushimiye neza n'urukundo rubyawe Imana bitarondoreka watugiriye izina ryawe nirishimwe kandi rihimbazwe uyu mwanya twinjiye muri uyu mwanya wo gutanga ibiganiro Mana data wa twese kuri icano yacu tugize ngo dushyigikire kandi ubane natwe aho tutageze ijambo reka wowe uzarihageze Mana kuko ushobora byose turagusabye ngo ubane natwe komeze kudushyigikira no kuba hafi yacu kubw'izina rya Yesu Kristo amina hanyuma rero Imana iguhumugisha cyane hari benshi bakunze ubuhamya bwawe baravuga ngo ni twongera gukora ikiganiro uzagenda ubucamo ngo baciremo makeya hanyuma uzabone ngo gukomeza n'ibindi murakoze cyane turabashimiye reka mbanze mbibutsa abanyibagiwe mvuze amazina yanjye nitwa Mukamwiza Charlotte umubyeyi ushima Imana w'abana 7 yego ubwo ndetse n'abuzukuru bariho narakuze cyane nahise nihuta mfite n'abuzukuru 6 kuko nta wabimenye Yesu yangiriye neza yangiriye neza yamfubitse gutyo nyine ubwo rero kuko nkuko abantu bifuje kumva ubuhamya bwanjye nagiye mbucamo ngenda mbabwira kugira neza kw'Imana no gukomera kwayo ngenda mbabwira urukundo rw'Imana yacu n'uburyo rutarondoreka ngenda mbabwira uburyo Imana yacu itarobanura abantu ku butoni ngenda mbabwira uburyo Imana yacu basha gukora imirimo n'ibitangaza aho imbaraga z'umuntu zari zarangira yigahita ikora Yesu ashimwe ntekereza ko na n'uyu munsi rero ariko bikimeze nibuka wenda ahantu henshi abantu banyibuka ku mubyeyi wagiye gutira imodoka bikomeye bimeze nabi uyu mubyeyi wishyura ideni kwa muganga Imana yabigizemo uruhare yabyikoreye umubyeyi Imana yatabaye kamuvurira umugabo yari ameze nabi yacitse igufwa yaraguye mu kirombe
hanyuma igufwa rigacika rigatandukana ariko Imana ikaza kuriteranya. Iyo ni imirimo y'Imana. ndashaka kongera ukavuga ko akantu hari abantu bagiye bagakomantaho cyane kari akantu Kavuga ngo ngo bohereje ngo mikoro mu isoko ngo ijye Yesu ashimwe. Icyo gihe Imana yari yambwiye ijambo rikomeye, yambwiye iti mwana wanjye ugiye mu isoko, ngiye mu isoko. Ariko mu mvugo y'Imana ugereranyije, Imana yarantangiraga ahubwo kubera kuba umwana mu by'Imana sinigere menya icyo Imana ivuze. Ikambaza tugiye mu isoko, ntingiye mu isoko, tinubona n'igiceri cy'ijana kikunyure. Mu by'ukuri nawe burya nk'amafaranga ari hejuru ya 500, kuba yari imbwiye ngo igiceri cy'ijana kinyure yari intangiriye. Hari abantu rero benshi nyine babana mu by'umwuka cyangwa mu gakiza, Imana ishobora kubwira ibintu akabyitiranya n'ibindi. Nanjye niwo mwanya nari ndimo, yarantangiriye ariko ndengaho ndagenda, ngezeyo kuko ndahomba. Ariko ibonye namara amajambo iti genda, Yesu ashimwe. Ariko nari mbanye neza nayo, kuko ibi ngiye ndimo kuvuga urumva ndabibwira nk'abantu b'abakristo, kuko abantu batemera badafite imyizerere ya gikirisitu bashobora kuba batazi ko Imana ivuga. Ariko ndashaka kubatangariza nabo ko Imana ivuga. Yesu ashimwe. Mu kuvuga ko Imana ishobora kukubwira ntubimenye, ariko ishobora no kukubwira ukabyumva. Abakristo bo bivuze babyumva vuba, ariko abantu batakunze gusenga niyivuze ntibabimenye. Yego, abantu basenga rero babyumva vuba, akavuga ati iyo ni Imana ivuze, ijwi ryambwiye, nagize iyerekwa. Nge rero ijwi niryo ryambwiye ngo nubona n'igiceri cy'ijana kikunyure. Mu by'ukuri Imana yari ingaruye intangiriye, ariko kubera ubwana n'irari mfite ryo kwifuza kwibonera amafaranga, ntabwo namenye icyo Imana ivuze. Urabyumva? Abanyarwanda bakunda kuvuga ngo umutindi arotarya, kubera ko bayifitiye inzara. Nanjye rero numvaga nishakira amafaranga, nkumva nicyo kintu nshyize imbere, nkumva n'incuruza ndabona inyungu. Ntabwo nigeze nita ku kuntu Imana irimo kumbwira ko ntari bubunguke. Ariko mu by'ukuri Imana yagira ngo mbe hafi y'umuryango, bye kuza kumvuna cyangwa n'amafaranga yanjye ne kuyikuraho. Naragiye koko njya mu isoko, nani Imana kirambwira iti nibigeza ku masaha y'umugoroba ndakwibwirira ijambo ryiza. Nge rero nkagira ngo ni rya jwi ribugaruke cyangwa ndi bucuruze nonguke, ahubwo ndagenda ngezeyo ntangiye gucuruza, ntangira guhomba, ndahomba cyane, kandi amafaranga nari najyanye ntabwo yari ayanjye, yari amafaranga twari tubikiye itsinda. Ngira ikibazo rero ko amafaranga y'itsinda ahombye kandi ngenda kugabana. Ndavuga ariko ntacyo, ndakomeza ngende nihombora, uko ngira ngo ndihombora nkajya nimanura njya mu gihombo cyane. Ariko impamvu yabyo nari nanze kumva Imana ivuga. Hari ukuntu abantu bajya banga kumva Imana ivuga, bakagenda bahura n'ibintu bikomeye, bagahuramo n'ibintu bikomeye. Bamwe bakavuga ati si Imana yavuze, oya yari yangaruye, ahubwo irari ryanjye riranshuka ndagenda. Nari meze nka Baramu cyagiye ajya kuvuma ba bantu. Ariko ni ukuvuga ngo rero ngeze mu isoko koko naracuruje, biranga ndahomba. Yebaba we mu bihumbi bigera muri 7 nari natwaye icyo gihe, basibira yaranguraga 3500. Kubona mfite igishoro cy'ibase 2 nari umukire, nari nkomeye. Ariko byose byarahombye na 3500 nsagwe nyagura ibase, maze kwirangura byarangiye abasari yo bampamagaye yari sigaye. Ngiye kumva rero negereje ndavuga, ariko nkacuza mvuga nti rero nubwo ndi mugomba ibyo ntacyo bivuze. Nimugoro Imana yambwiye kiri bumbwira ijambo ryiza. Ariko mukuri rya jambo ryiza nari ntegereje ry'Imana, numvaga ngiye nizeye ko ari inyungu ndi bubone. none wumvaga ari amafaranga, kubera ubukene bwanjye numvaga ari amafaranga. Kandi Imana yari imaze kunyeguza ngo iti mwana wanjye, n'ubu tuvugana nicaye mu rugo rwawe kandi mpaje nzatinda. Ubwo ntari mvuganye n'Imana, ndahaje kandi mpaje nzatinda, kandi mwana wanjye ni rwose. Yesu ashimwe. Noneho mu gihe ibyo nabyibwiraga numva Imana izatinda iwanjye, naravuze nti Imana ubwira iwanjye ubwo nta bindi nakize. Nawe yarambwiye ngo nzaza ndi umukire, ntabwo nzaza ndi umukene. Ndakumva Mwami Yesu, nkajya manika amaboko nkajya hejuru cyane, nkabwira nakumvise ni wowe twavuganye. Ariko ikirama akantu k'ingobe karavuga ngo kandi mwana wanjye, ikintu nkoze ngeze iwawe, amatwi y'abantu bazacyumva azacurinjerere. Ako ntabwo nagahaye imbaraga nyuma bimbayeho. we humvaga ari byiza, Numvaga ari byiza, numvaga Imana yicaranye ibintu byiza. Ntabwo nigeze mbyumva. Numvaga gusa abantu bazaza kunguza amafaranga, nkumva abantu bari bazi ko ndi umutindi, nari ngira umutindi meze nabi, mfite inzara meze nabi, ibintu byose bingaragaraho, nshakisha kugira ngo abana barye. Ariko igihe gikwiriye, reka rero uze wumve ya Mana imaze kuhagera. Ibintu byambaye murabizi. Nagiye kumva numva kano ka mikoro gato bafata bagenda mu isoko bavuga ngo promosiyo. Kuko muri iryo soko ntabwo abantu bari banzi.
ntabwo ari iryo hafi y'iwacu, nari narenze njya kure. Noneho ngira ngo natekereje ko ari uburyo bifashishije kugira ngo baze kumfatisha, kuko ntabwo waza unshakisha ngo umenye ahantu ndi, kuko gusa inkuru ni uko bavuga ko nagiye mu isoko ahantu hitwa i Gasange. Noneho ni ukuvuga ngo baragiye, umuntu yaje ngo yaje ari umunyonzi, utumwe kuvuga ayo magambo. Niba yaragatiye ntumbaze gusa nuko ikizima nagiye kumva ko kundi bavuga ngo poromosiyo, ntabwo bavuze ngo poromosiyo, bavuze ngo umuntu itangazo mu isoko hose, umuntu uzishatse inahirwa ngo namubwiye ngo natahe kuko umugabo we ikirombe cyamugwiriye. Rigenda rivuga gutyo mu isoko, noneho baza kugera aho twacuruzaga mu birayi, reka ahubwo umudamu twacuzanyaga w'inyamiyaga niwe waje ambwira ati ngiye tega amatwi mva ibyo bintu. Itangazo umuntu uzishatse inahirwa ngo namubwiye ngo natahe umugabo w'ikirombe cyamugwiriye. Umubyeyi araza arambwira ati wabyumvise? Neza amatwi igihe atangazo rongera gikubita amatwi yanjye. Mpita mubwira noneho mfasha undangurira ibirayi. Iyo umuntu ari mu kibazo ntabwo wamenya uko ibintu biteye. Mana agiye kugushyira mu ishuri ryawe ngo wige. Yewe bya birayi yanze kubirangura. Aravuga ati we dore burije bigeze mu masaa 9 none ndabirangura mbigurishe bandi. Kandi abaguzi babo bagwaga mu masaa 5. Ndangire ndavuga ngo ndabigenza nti nawe Imana izi kureba kure yabiteguye ko ari ibiryo by'abana bizasigara bibatunze, nagiye kureba umugabo wanjye kuko nta bindi nari mfite. Nkimara kubyumva nahise Imana yankora ibitangaza cyane, niba ari imbaraga yampaye ntabwo nzi impamvu yabyo, mbasha guhamuka mu munota umwe cyangwa ibiri nkahita niyakira. Ubwo icyo gihe nahise niyakira, numva nyine ubwo bibaho, numva ubwo nageragerwa, ubwo mpita nirukanka nibuka ko nta mituweli ngira. Noneho ndavuga se cyangwa yapfuye, itangazo ko rimbwiye ibi namenye ari biki. Nahise mpambira bya birayi, ndeba umunyonzi, nayo mfite amafaranga 500 yonyine none nsigaranye. Noneho bya birayi mbiha umunyonzi, arabimanukanira, ndavuga ngo ugende bishyire mu kabuga ahantu hitwa kwa Ngabo, ngenza n'amaguru. Mu kuza n'amaguru rero nageze kwa murumuna wanjye wari uri hafi ariya nyine, arantangira ambwira ati se wamenye ibintu byabaye? Ntawe idate babimbwiye kuri telefone, ariko bambwiye ko umugabo we yagize ikibazo, ikirombe cyamugwiriye, none ubu tuvugana ageze ikiziguro. Naravuze nti cyose mwakabyaramo, iyi Imana ikwiye kumpana bigeza. Ijambo ryiza bambwira bumbwire nimugoroba nibyo ngiryo koko yarembwe kuri ni bibaruka mbere kumbwira koko. Ariko ubwo ukoze gutyo umugabo wanjye ubwo igitaye twese uratumara. Nubwo bimeze gutyo nahise mbona ko nta mikino nta n'imishinyiko yajeje. Ariko bantu b'Imana, abantu bavuga ko basenga basenge koko, ababyiyitirira nabo bashakisha babijyemo neza, be guhangika, kuko kuguhangika ni ukwihangika. Niba bijyemo neza yewe ntabwo nabona uko mbivuga. Ubwo rero ibyo bintu byabayeho, ngeze mu rugo nyine nsanga byarangiye, bagiye ikiziguro. Ariko ubwo nari namaze kwiyakira ngewe, nubwo nageze kwa mwene mama nyine aratisenya atubura hera turagiye muri iki, mbese ahita yibuka imibereho yanjye, ahita avuga ati reka ngo utonere ibishyimbo ujye kwirira wihera abana. Yantonere ibishyimbo nica ndabitegereza, uwe yari afite ibitegerano. Abantu bagira imibyare burya isasiye hakunda kubonekamo ibishyimbo byera mbere n'ibirayi byera mbere, naho ngaho byari biri aho. Rero nuko abantu banteze amatwi aho kantu ushatse kugira ngo bakumve bya bindi bibazaga by'impaka, ngira ngo ubwo birakemutse. Ni ukuvuga ngo iyo mikoro bayitambukije mu isoko ifitwe n'umuntu w'umunyonzi, agenda atangaza ariko arangisha n'abatanzi. Ntabwo yaranzi yatangazaga gutyo gusa, niba naragiye agakomeza agatangaza ntabwo nabimenye. Ikizima nuko maze kumva itangazo nahise nzinga ibyanjye ndataha. Ako nta tundi bakomaseho dushaka kuba duhari baragiye batwibaza n'abandi bavuze ngo kuba umuntu yatira imodoka iryo ni bibaho. Iyo ahubwo gutira imodoka utagira igare, utagira umushoferi, yewe utanazwi. Erega ukuntu waba uzwi mu gihugu nibura uko kumenyekana kwawe kukaba kugira icyiciro kugushyiramo. None umuntu ntazwi, icyo ni kimwe. Umuntu aragaragaza inzara no ku ruhu rwiragaragaraho. Yego hari n'umuntu waza kugutira igare nturimuhe bitewe n'uko ubona urenda arimo arikoresha iki. Njye rero naritwe kujya gutira imodoka,
nta mushoferi ngira nta mafaranga ngira nta nubwo nyizi ubwo se murumva koko ariko Imana n'inshuro igiremo wazibara yewe we ahubwo se narayigiyemo narayigiyemo njye Kigali umugabo wanjye yagiye kuntembereza njye Kigali ngenda mu modoka ariko nukuri ntabwo narigeze nicara mu modoka ziriya ariko kuri we ko nishimwe rya ahubwo se ritabishimwe ntaho imodoka niko ubu Kigali yavuga ati gutira imodoka si ikibazo kuko imodoka ariko si wacu nanga imodoka zigirwa n'abakire batatu mu murenge ugasanga harimo imodoka imwe ahubwo si ishimwe uzi ko ariyo irimo wenyine yonyine mu murenge wacu n'umuntu umwe wagiraga imodoka ubwo ni mu murenge ariko nabwo mu kagari kacu ntayahabaga ubwo umva mu murenge kugira ngo uhaguruke ujye gutira imodoka umuntu utanakuzi mbese se ishimwe ubu hari nk'enye cyangwa eshanu esheshatu zaratambutse zageze kure zabaye nka esheshatu zirindwi kuko n'iwacu mu kagari zirahari ubwo nubwo ziri mu kagari aha hirya no hino naho bigiye biri mu gucamo noneho ngubu ngira ngo uyiteye baguca make ya lisansi ni lisansi ya peteroli sinzi bitwara imodoka wenda hari umuntu w'umukire ushobora kugutumira wewe wenda weho ubwawe kabwa ati umunsi uzarya iwanjye wataha ukajya gutanga itoro ry'ishimwe mu rusengero ubu se ko nagutse ubu naragutse ntabwo nakongera ubu naragutse nyine bakire baranzi bakire baranzi nongeye kugera ntabwo banyitiranya ubu hari yewe bunateye intambwe wari naho ugeze ariko icyo gihe wabaga wakicara mu nzu y'umukire ukajya gutanga itoro ry'ishimwe yuko wahiye ahubwo mu nzu y'umukire nabaga nahagera ntabwo nabaga nahagera ngeze kwenda iki nabaga navuga nti Imana yakoze ibitangaza ariko abantu b'Imana inkuru y'imbarira iratuba uko nari nambaye byonyine ntabwo byanyemereraga kugera mu bantu ibisatsi byanjye ntabwo njyaga ngo mbisogoza kubera ibibazo byari byarandenze ibigeragezo byarantwaye ubwenge burya hari igihe umuntu aba mu bigeragezo bikaze bikamutwara ubwonko ntiyongere no kwitekerezaho akaba mu buzima bwo gutekereza intambara arwana ntiyigere yongera kwiyibuka ariho wabona umuntu yigendera muri iki gihugu cy'u Rwanda nta bantu bacyambara ibirenge ariko umuntu akaba yafunga umutwe akava nk'ahangaha akarenga no ku isoko igasangiye yiyambara ibirenge nta n'icyo bimubwiye wamunegura utamunegura ntacyo bimubwiye ngubu umuntu umeze nk'uko wari umeze icyo gihe wamubwira iki ni yihangane dufite Imana itabara abantu bayo icyo ni kimwe dufite Imana itabara abantu bayo kandi ikagutabara itaguteguje byashoboka ko Imana yagutabara igutunguye ahubwo nkaba nabwira abantu bari hejuru hariya nyine hejuru yacu babandi bageze mu mwanya mwiza nkaba nababwira ngo bitonde Uwiteka abasha gukenura cyangwa agakenesha ibintu ni bibiri tujya tubabona yamanuye tujya tubona n'abandi yazamuye byihuta tukabona bagiye urabyumva aho rero kandi nanjye ariko mwagiye muri tukabibabwira ntabwo nakubwiye ko nagamuza mu bati 12 nabona abashyitsi nkajya kubacumbikira mu butayu nararaga ubutayu nsenga Imana ngende umunyamasengesho nyine niwo murimo cyane cyane nkora ariko nivuga butumwa n'umuvuga butumwa nyine gutyo ni ukuvuga ngo abashyitsi bangenderaga se ko nabajyanaga mu butayu n'abandi bantu bose babyumva muze tujye gusenga bakagira ngo nugukunda gusenga ariko ndashaka kugira ngo tubone aho turara ubundi tukajya mu rusengero ubwo mbega ni ukuvuga ngo tumenyekana muri urwo rwego rwo gusenga ariko njye nabaga mfite ibanga ry'uko ntabona aho ndaza abashyitsi ariko se Yesu ashimwe mu rwego rw'uko Imana itabara nababwiye abo bushize mu kiganiro nigeze ntanga nababwiye ko mfite inzu Mana yanjye ushatse waza ukanihishamo icyumweru cyose kigashana nta muntu wamenya ko wari urabyumva ubwo se Imana nitabara kandi ntabwo ndimo keredi amabati 80 ntabwo ari ibanga inzu ku buryo ushobora kuza turamo ibisate byinshi ugakodesha abantu ntimugire naho muhurira ku buryo uri muri iki cyumba undi ari hirya ataguhamagara ngo muvugane ubwo se Imana ntiyantabaye kandi nabwo nagiye gusenga ndeba ukuntu umeze nabi kibimbwira ndavuga ni Imana ko ndebe iyi nzu tugiye kubaka itambereye Imana irambaza ngo inzu ikubereye wumva imeze iti ni nk'inzu y'amabati 20 numvaga y'amabati 20 y'urusengero ni nk'iya 20 kandi ubwo navuga 20 bateguye inzu ugeze hirya iriya amabati yaje mu modoka ahambiriye na bya byuma byabo yafunze nyine afunze neza nyine afunze siri yego ubwo se Imana ntabwo itabara ubwo se wankandagiye ngo ndi mu nzu y'amabati 10 twakongera tukavugana ubwo se ugeze iwanjye nge wabona ko nta kwibwira ubukene bwanjye wabumenya wabona ko yabaye mu nzu y'amabati 10 yavuye mu ijuru Imana yambwiye iti nzaguha inzu yo
iyo zukura Imana yankorera ibitangaza. Imana yankorera ibitangaza bikomeye. Imana yajyaga imbwira iti mwana wanjye nzaguha inzu. Ariko umuryango mvukamo bari abantu barimo hagati. Ariko aho nashatse baba mu muryango w'abakene. Ngezeyo rero wa mugani abanyarwanda bajya bakunda kuvuga ngo ibintu bya karande, za karande zari zikiba abanyamasengesho batari bagira imbaraga ngo barwane nazo. Iyo rero karande ngendaho nikebuka nanjye ndi muri ako kazu nkakabamo nakishimiye nkakaba mfite ipfunwe ritagira ukuntu ringana. Kandi Imana yarampamagaye. wabonaga umushyitsi bikagenda gute? Iyo nabonaga umushyitsi ku manywa narihanganaga tukajyamo nkamusengera Imana tugasenga nyine mu nzu nkamwakira. Ariko uburyo inzu yabonetsemo rero uburyo amabati yaguzweho amabati 80 urumva ko ari amabati menshi. Ni inkuru ndende. Ni ukuvuga ngo ubundi umugabo wanjye n'umufundi azi kwiyubakira. Noneho ni ukuvuga ngo we yaguze ikibanza, twaguze ikibanza. Ni inkuru ndende nzagubwa buhamya twihereye. Ni inkuru ndende cyangwa nzabubwira abaturage we Yesu we twaguze ikibanza ibintu bikomeye. Ahubwo bivuye. Hano bakirimo akabaza. Aracyarimo akabaza. Niko twaguze ikibanza ari ibintu bikomeye. Ni ukuvuga ngo nicyo gihe ikibanza tukigura ntabwo nabyumvikanaga n'umugabo. Aho hantu nari ntuye numvaga mpakunze cyane. Nubwo harimo ako kazu nge numvaga ariko nakwagura ngatunganya ahantu hari umuhanda. Noneho aho shaka kugura ikibanza haba ni hafi y'urusengero. Wakavuga ati uyu mugore akunda gusenga wamwegereza urusengero yajya asenga bitamuvunnye. Ngewe rero aho hantu kwera abantu twaturanye nkumva nabishimiye ndanabakunze. Numva aho hantu ndashaka kuhaguma. Ati rero turagura ikibanza ariko tugurishije izi nka ziri mu rugo iwacu bari baranteye inkunga ngo baramfubika bampinka. Inka rero iraza ko irabyara umugabo atize inka nkazigurisha ngagura ikibanza. Nireka kuko nikundiraga inka ntago ngiye mbyemera. Uzi ibintu byabaye ngaho nanze ko agurisha inka nawe ati ndazigurisha ibintu birakomera. Ariko ntekereza ko ari mu ruhare rw'Imana. Nari naragiye gusenga Imana ntabwo nigeze menya ibyo bintu icyo bishatse kuvuga. Ariko amakuru nagendaga mfata nuko Imana yambwiye ngo ninsengere izo nka ngo Satani arazishaka. Ngiye nkagira ngo Satani azaza zibe, nkagira ngo nabajura bazaziba, nkagira ngo ni mbega nuko none bishakishaga. Ariko ntabwo yari Satani y'umujura ahubwo zari zigiye kugurishwa ku maherere. Hari igihe ibintu bigenda bitari muri gahunda y'Imana. Urabyumva ratabene data bavandimwe. Aho rero niho za nka twasitanye biba gutyo bimaze kwanga. Bibi inkuru ndende mbi. Abakristo babiri bo mu itorero bari mu kujya impaka zigeze aho zigera ku kagari. Numva bitari bikomeye. Byari bikomeye. Zigera ku kagari. Bimaze kugera ku kagari. Ariko ikintu cyaziritswe n'Imana kiba cyaziritswe n'Imana. Mu buzima busanzwe ntago ngira amahane menshi. Ntago ngira amahane menshi ubundi n'umuntu ukunda kwitora singira amahane menshi. Ariko nikebutse ndi ku kagari. Nagiye atari ko nshaka kujyayo ahubwo nibonayo. Bampamagaye. Naho uti wagiye uti umugabo yatekereje kugurisha inka avuga ati umugore yabyanze reka nkoresha ubwenge. Ahita afata telefone arambwira ati tujye kureba cya kibanza tujya kukireba ngira ngo nukukireba kuko azi ko nkunda guhura na bene bacu dusengana. Ahita ambwira ati tujye kwisubiza abanyamasengesho banyu. Tugeze mu banyamasengesho bacu mbonye ubuhamya nateganyije ngo ngiye kuvuga. Tugeze mu banyamasengesho bacu atari ko satubindi babaye biganira sohoka yitabye telefone. Naho telefone arimo kwitaba n'abakiriye bagiye gutwara zanga ngo ajye kugura ikibanza. Kandi ngewe uburyo bwo kugura ikibanza numvaga mbufite nta kintu nsitaje. Nuko rero yaragiye ageze mu rugo babana banjye bakuze bakuru asanga bafite amakuru zanka bazahuye. Ageze yarazibura. Amaze kuzibura kurikirana naho zinjyansize nganira n'abakozi b'Imana twibereye mu mwuka. Asiga muri byari. Agenda ajya kugurisha inka ngo ninza gusanga zaguzwe ubwo ndihangana. Ageze yasanga abana banjye bazijyanye. Akigerayo asanze bazijyanye yise afata abana. Ndabigutuye. Arabakubita hari hafi y'iwacu bakubitira iwacu arwanira iwacu kwa mabukwe. Kwa nyirabukwe we iwacu. Abasuzugura umuryango rero. Abakoze icyaha gikomeye cyo gusuzugura umuryango. Uzi ko abantu bakera nyine bari bafite umuco ukomeye. Kujya kurwana kwa sobukwe. Nanjye ndi mu kiganiro mu mwanya mwiza ntabwo nzi ibintu byerekera. Ubwo babana banjye bakuze bakuru asanga bafite amakuru zanka bazahuye. Ageze yarazibura. Amaze kuzibura kurikirana naho zinjyansize nganira n'abakozi b'Imana twibereye mu mwuka. Asiga muri byari. Agenda ajya kugurisha inka ngo ninza gusanga zaguzwe ubwo ndihangana. Ageze yasanga abana banjye bazijyanye. Akigerayo asanze bazijyanye yise afata abana.
ndabigutuye arabakubita hari hafi y'iwacu abakubitira iwacu arwanira iwacu kwa mabukwe kwa nyirabukwe we iwacu abasuzuguye umuryango rero abakoze icyaha gikomeye cyo gusuzugura umuryango uzi ko abantu ba kera nyine bari bafite umuco ukomeye kujya kurwana kwa sobukwe nanjye ndi mu kiganiro mu mwanya mwiza ntabwo nzi ibintu byerekera nagiye kubona icyo gihe habagaho abantu bitwa inkeragutabara mbona inkeragutabara zije kumfata no bamufatiye iwacu aho ngaho arwana induru yavuze baramufata bamujyana ku kagari umwana wanjye w'umusore yamukubise muri miruguma bamujyanye kwa muganga nanjye ndi mu banyamasengesho ndaberewe mana yanjye murumva ntawe n'akagarata yeye aho rero niho twagiye ku kagari ngezeyo abanyamasengesho barankunda baramerekeza baravuga bati Sharitina nareba umwana uko ameze arafungisha umugabo kandi nafungisha umugabo ziraba atari imbuto zikwiriye nagezeyo rero executive ati bite mubyeyi aturaho ntego ati ibi bintu wakoze arari wibonye kandi sinanabizi kugurisha ko umugabo ntiyabimbwiye nuko yabitwaye gutyo nta makuru mfite ati ibi bintu wakoze urabona bimeze bite mpita nturikandarira ndize ahita burya abantu bize babarize mujye mubakunda yewe muko uzasubire kwiga nanjye ndabyifuza ndi umuntu ungana gutya ndumva nifuza kwiga mu byifuzo byanjye muri busange nshaka kwiga kubera ko abantu bize ni beza nanjye mbega ubundi muto nakwiga nyine ndibikubwiye umuntu wize yahise ndebye ndize ahita amenya icyo mvuze ahita yindukira nawe mugabo avuga ati wabonye ikibazo kiri wawe undi ati ikiye uyu mugore wamubwiye ko ugiye kugura ikibanza arabyemera umugabo araceceka ari icyo avuga abantu bize bareba mu bwonko bw'abatarize ndabagirane abantu bize bareba mu bwonko bw'abatarize niba warize niba utarize ubwo wagize ibyago ni ibyago nanjye numva nifuza kujya kwiga sinabonye batera nkunga nzajya bazanseka nize amashuri y'Imana ariko ntabwo nize ay'ubwenge nyine n'ubumenyi ntabwo nayize ni ukuvuga ngo ubwo rero icyo gihe umuyobozi amaze kubireba yaramuhindukanye amaze ati kwa mugabo we niba ushaka iterambere umugore n'abana batabishaka ujye iterambere urashakira ndi umugabo araceceka urashaka iterambere kandi iterambere ni iry'abana n'umugore warishakira ndi umugabo warishakira araceceka mu gihe rero tukiri muri ibyo mama baraje n'inkoni ye yari umukecuru mukuru nyine abakecuru batakijwe nyine basaza vuba icyo turabizi ahageze azarira araza aravuga ati ibintu byambayeho ati bayobozi banjye mumfashe ati nawe n'akagatuma uko yansuzuguye ati yankubise ati yiciye umuntu mu rugo rwanjye ntambaye imvuyeho da imaze kumvaho rero bati wa mugabo agiye kurwana kwa sobukwe ati nyine bati ntabwo umukecuru ati rero mwikwirwa muhanyanyaza aba bana banjye ninjye wabahaye mbahangira ngo batere imbere none ndabona gutera imbere byanze ndabanyaze byatubaye urabizi ku kagari abayobozi bateranye nkeragutabara ziragotaguza nanjye ndarira biracika umwana wanjye yahindura amaso bari bamuzanye afite amaso manini cyane yahindura amaso yangwita amaso akarira yari nanjye nkarira noneho bakabona twarashize nta kindi rero bumvise umugabo yaratumaze bahise bareba mu bwenge nyine babona ko twaciye nyine twahuye n'ibigeragezo ubwo rero mama kivuga ati ndabanyaze abandi baraho nabo banyabwenge bavuze ati amategeko se yemera ko banyaga umuntu gitifu ajya kuzana intuza ajya kuzana ibitabo barareba bareba ko amategeko ashobora kubyemera basanga ko umuntu wasuzuguye umubyeyi umwana wasuzuguye umubyeyi akwiye kunyagwa ati ngaho nimutahe tuba turatashye baratunyaze ko ari uko za nka barazijyanye amategeko arabyemeye yemera ko azitwara umuntu wasuzuguye nyirabukwe akajya kumukubita gukubita abantu mu rugo akabasiribanga kwa nyirabukwe amategeko yemera ko bamunyaga ubwo rero bagaragara ko banyaze ngewe abandi baraza bamugira inama ati jya gusaba imbabazi noneho za mbabazi bamugiraga inama ngo ajye gusaba byabaye ngombwa yuko ajya kuzisaba buriya hari abantu batazi gusaba imbabazi bene data ariko murabyo mujye mubimenya abantu batazi gusaba imbabazi ubundi bwo kuko batabizi nyine ubwo rero yaragiye asanga ntazi gusaba imbabazi ese uyu muntu ko agiye gusaba imbabazi hari ahantu batunyaze ngewe yazinsabye kandi iyo ngenda nkajya iwacu ntibavandimwe bene data nimumbabarire bari kumbabarira vuba bitabagoye ariko ntabwo njye nawe tubokanye nta bintu turabyemeranyaho yagiye rero nk'umuntu wumva nyine yinjira mu rugo rwe nimumfashe nkaho bati banza ugende uganire n'umugore wawe hanyuma uze ibyanyu tubisubiremo abura uko anganiriza ahita afata imyanzuro yo kwiyahura
ibyambayeho se narwaje umuntu wiyahuye ari njye wamwiyahuje kuki ariko mana ibintu ni umwuka wari ubizanye ntabwo ari njyewe ntabwo nabiteganya sinanabyibukaga ni umwuka ubizanye ni ukuvuga ngo ubwo byari kuwa gatandatu ku cyumweru biba ngombwa ko iyo twavaga mu materaniro twajya gusengera ahandi hantu ndagenda musanga hari umubyeyi umugabo yari yahondaguye yamuhinduye inyama tujya kumusura tugezeyo yari umuntu w'umuhanuzi tukinjira mu nzu ngo dusengere ambwira ati nge ati shati ko mbonye imbere yawe hari ikibazo cy'imvu ati imbere yawe hari ikibazo cy'imvu ati reka tubanze dusibe iyi mva ati oya ati ntabwo ari urupfu rw'ubugingo n'urupfu rw'umubiri ati ndareba abantu bavuye gushyingura bafite amasuka n'ibitebo babyegetse ku muryango bari mu gukaraba ati reka tubanze dusibe iyi mva ayiwe hari abantu rero barebayo naho ikibazo cyabonetse iwacu twagiye gusenga mu iteraniro wa muntu wanjye asigara mu rugo ntirwa ajya gusenga asigara atera imbago z'abari bumushyingure neza cyane ni ibintu byabayeho ntabwo ari amabanga arazitera agenda atera intambwe atanu bahanshyingure aragabana yandika urwandiko aragabana arangije kuragabana avuga bazamushyingura avuga bazahembwa arangije urupapuro rukubita mu ipantaro ye araryama noneho abwira abana ati noneho avuga hari umuntu w'iwacu nyine ubwo ni musanzire we ufite murumuna wanjye aravuga ati naza kuza hano mumubwire arebe mu ipantaro noneho nanjye wa muntu ajye arimo gusenga imana ngo arimo gusiba imva ndavuga ntayiyi ndapfuye nubwo ni ngewe bari bwice mu gihe nibazaga ko ari ngewe bari bwice navuze ntigera mu rugo reka maze njya kubwira abakristo dusengana ninapfa batange ubuhamya kumva nagiye ngiye ari ubwo buryo ngiyemo bwo kugira ngo abakristo baze kubivuga neza byambayeho urabizi ngenda njya kubibwira umunyamasengesho twajyaga dusengana ariko imana yambwiye ko imbere yanjye hari urupfu ariko icyo gihe yarasenze uwo muntu w'imana arangije arambwira ati imana irambwiye ngo kwigutabara kukunyure iyi Imana ikubwiye ngo ugutabara kukunyura ikubwiye ijambo riryana ariko irivuze mu mvugo iryoshye hari ukuntu umuntu yakubyinirira kandi akubwiye ijambo riryana nuko ubwo mvuye kubwira wa muntu ibya ngo yitegure numvaga ari ngewe uri bupfe nsanga umuntu arimo arahirita abantu bahagaze ku muryango barumva umuntu yirita ntabwo nigeze mpamuka naravuze ngewe navuganye n'Imana Imana yambwiye yuko hano muri rugo hari imva ntanabyiteguye nkamenya ko imihate yatewe kandi wasize umuntu ari muzima afite ibitekerezo nta kibazo afite naho aravuze ngo mpisemo kwisha inzara mpisemo kwitwikana lisansi mpisemo kunywa umuti yahitamo ikintu cyose arimo gukora ngo kubera umugore yambaye murabizi ubwo rero nahise nkora kuri telefone narinjira ntazi na telefone disi we njya kureba umuturanyi ntenda ndebera andebera inomero ampamagarira uwo muramu wanjye yavuze akihagera wa mwana yavuze ati papa yambwiye ngo urebe mu ipantaro urikiho ni igiki nuko dogiteri yarazaga yakwinjira ati niko mada niwe watumye umugabo yiyahura nkavuga ngo iyi nahitaga nikiriza nsanga hari n'abandi bantu nka batatu nabo biyahuye tujye mu bitaro by'abantu biyahuye nsanga hari umudamu w'umunyamasengesho ngo warwa gitima nawe wari urwaje umugabo we w'umusazi ngo bari baratandukanye niwe wamfashe mu mugongo uwo muntu iyo babimbwiraga njye nari namaze kwiyakira none nari kuvuga ngo iki byambayeho murabizi nyuma rero twatinze kwa muganga ariko tuvuye kwa muganga ubwo kwa muganga barampamagaye barangiza burya kwa muganga n'abantu bazi ubwenge barampamagaye barabanje baramujyana amaze gukira amaze icyumweru baramuganiriza ubwe bamuganirije basanga ntabwo ntibari ihungabana basanga ntagaze kuganira bakajya batise urwaye icyo ati nirwariye mu mutwe wari yahuye ati ntabwo niyahuye nose byagenze ati ndwaye mu mutwe bakaba mukubise ibinini by'abarwayi bo mu mutwe bamukubita yabirya bigahita bimwica akaremba akaba umurwayi w'indembe byambayeho murabizi bageza barampamagara bati vayo hano bambaza ibibazo baranganiriza neza nanjye mva hasi mbabwira ikibazo ko kimeze barangira barambwira bati rero ubu ngubu kugira ngo amahoro atahe uremera ko inka zigurishwa cyangwa niyo yemera ko utazigurisha urashaka uburyo icyo kibanza ukibona barandika bampa urwandiko runini ndaruzana ariko urwo rwandiko rwari ruzamfunge yongeye kwiyahura byambayeho murabizi ndaza rero burya iyo umuntu avuka ahantu nanone hakomeye abavuka hakomeye nyine nahise ngenda njye iwacu mbatekereza ibyambayeho bari na hafi babizi iwacu bahita banga agasuzuguro bavuga ati nuko bimeze nuko bimeze bahita bafata amafaranga batenda uyu mwanya agenda wihute wishyure ariko izo nka ze kuhava turebe icyo avuga umugabo ntabwo yagiye kwana ndamutunguye nabwo niko nshaka ko tujya kwishyura se araseka ati amafaranga nabona amafaranga ndayazanye ntivuga tujye kwishyura
ubwo urumva mu itorero icyo gihe intambara yimeze ite? byari aba bakristo babiri, aba bakristo uri umuyobozi ubayobora, byabaye gutya abaririmbyi muri korali, mwumva babigenza ute? Ni ikibazo cyari gihari. Ivuga butumwa twari twaryishe, urumva itorero ryose ryarayogayoga, induru yari yavuze. Bamwe bakavuga bati iyo agenda agiye, abandi batari ku wundi umuntu w'inkunguzi nk'uwo nguwo ni umugore. Nuko byari bimeze. Ati umugore utubaha. Nawe Imana yari izigamye za nkigira ngo izubake yanzu. Murabyumva rata, hari ibintu Imana ihagararamo tukarwanya umugambi w'Imana twazi ko ariwo turimo kurwanya. Urumva tukagenda tugayirimbana tugakora ibintu byose bishoboka, ariko Imana iri mu kazi ifite ibyiteganya imbere hariya. No kuri iki kibanza yonza kukigura amafaranga y'inka ntago mba naracyubatse na n'ubu. Ariko ubwo ni ukuvuga ngo ikibanza nakiguze gutyo, maze kukigura Imana ibikoze bitangaza, umugabo baratsinzwe, yumva noneho bibaho, turagendanye inka ziraho, arazireba yumva biramuyobeye, nyine ziragutse zibaye inkuru. Zimaze kuba nkuru rero yahise atekereza kubaka cya kibanza, ahita agenda. Ni ukuvuga ngo akimara kugenda ahita abumbisha amatafari vuba n'imbaraga nyinshi. Maze kubumbisha amatafari, njye numvaga ntashaka kuhubaka ko hari ahantu hari imibyare n'irira ibitoki, kandi nkunda ibitoki, nkumva nikunda ibitoki nakayihoreka mu murima. Byaje kurangira rero za nka zose azigurishije icyarimwe, maze kuzigurishiriza icyarimwe ahita atuma amabati. Ayo mabati arayazana, maze kuyazana yadukana ibi byo gushyiraho utubaraza barakabonye, ngira ngo nyine abantu bafundi bari batari babimenya babyubaka uko babyumva, ariko yumva nyine umutima uri hamwe uko yubakiye inzu. Noneho yanzura bari mu kuyipima, bageze hagati nibwo nagiye gusenga Imana, ndavuga Imana we, iyi nzu mpaye ko ndebe itankwira ibintu n'ibiki. Urabyumva, njye numvaga kwiriye abagore banini bariye ingo zabo, njye ndi mutoya ntago mbyibushye. Ubwo ndimo ndabwira abantu bazabandeba nyine, nubwo icyo gihe sinari mbyibushye, ndi mutoya simbyibushye. Ubwo rero ni ukuvuga ngo numvaga ikwiriye abagore banini iri, mbese koko bamubera rugo, njye nkumva ntinkwiriye. Imana irambwira iti iyi nzira gukwiriye, ndetse n'ibindi bizajyaho. Buriya niteguye kuzashyiraho n'amatafari ahiye, ko twabivuganye. Se njye niyo Mana yigeze yashaka kuyigurisha, bamuha na miliyoni 5. Bamuhaye miliyoni 5 mu cyaro, urumva atari nyinshi? Inzu igura miliyoni 5 mu cyaro ni nyinshi kuri uwe, akumva yafata. Ariko Imana twaravuganye, ndagenda njya handi twavuganye, mva wa Mana we wambwiye ko iriya ari wowe uyimpaye. None ubwo ari wowe uyimpaye, uramenye hatagira abakiriya turabirukanye. Umva umwe ari mu kubahamagara ndabirukana, urumva ko ari Imana. Ariko mujye muburana ibyanyu Imana yabahaye, ubundi bite byanyu ni gute Satani yashaka kubanyaga ibintu Imana yabihereye, hanyuma mukavuga ngo ubwo turihanganye. Ndagenda nti wa Mana wiriya nzu wayimpaye turaha, none umaze kuyimadara Satani aje kuyitwara, kandi arankangisha amafaranga, kandi ndayakeneye. Urabyumva uti? Nikubaza Imana ngo urabyumva ufite se n'igitangaza? Imana se yabuze ukuntu iyo by'inzira ifite uko iyo by'ubura ari ntimuyobe mwa bantu b'Imana mwe. Nanze kwiteranya n'umugabo, ndabyemeye, nta kibazo tugurisha, ariko nagize nkajya hariya nkakubita ivi hasi, niko warambwiye ko inzu ari yanjye, bigenze bite koko? Mbuze ubwenge, nkahita nigobyora ahantu abanyamasengesho. Intore ntabwo ishakirwa inzira yishakira, mu rukiko rw'abera. Yego, nkahita njya hariya nkavuga ntibite ko wari wayimpaye ukayimpa, nkayibona nkayicaramo, kubizi ko naciye mu bikomeye, kubizi ikizigura abadogiteri bambaza ko niyahuje umugabo, ko wari uri mu gutegura kunyubakira iyi nzu. Ibi bije biti Imana ariko mwana wanjye nakubwiye ko tuzanayivugurura, ufite ikihe kibazo ko izajyaho n'amatafari ahiye kandi akaba atari yajyaho. Ubwo rero ndindira icyo navuganye n'Imana. Yesu ashimwe. Ibyo rero nabikomeresha abantu ngo kuko inzu yubatse, ngira ngo abantu barabibonye ukuntu ya nzu nyirimo, nkakebuka nayigezemo nta mabanki nagiyemo ngo nangize ibintu byo bandi, inzu nyirimo n'ubu niyo ndimo. Imana yagiye igaragaza ukuboko kwayo kuri njyewe. Ubwo rero ngeze muri iyo nzu nibwo Satani yarakaye, ahita ategura igitero gikomeye cyo kugira ngo ahitane ubuzima bw'uyu mugabo. Yesu ashimwe. Ndumva abantu ubwo bari babyumvishije, reka nongera ngo kantu nkakure. Satani yateguye igitero cyo guhitana ubuzima bwa wa mugabo bwamuteye ikirombo. Amaze kubaka, nayikorera amasuku n'amakeya, ikimara gusakarwa n'ibyondo n'ibiki byose bikiriho. Hanyuma Satani ahita avuga ati uyu mugore rero ibintu ni bibiri, agomba gupfakara. Nta bindi bintu byinshi. Ariko ikintu naje kubonamo, maze muramenye hatazagira umuntu, niba waravuganye n'Imana uhagarare ku ijambo avuganye n'Imana. Nagiye gusenga Imana, umugabo icyo gihe ntabwo yajya akunda ibintu by'ivugabutumwa ryanjye ryabaga rimubangamiye.
ubwo nkahita mpumuriza n'abandi babyeyi bafite abajya bababuza gutanga umusaruro mu murima w'Imana. Reka Imana igira amafumbire menshi igira amafumbire n'ingi bigutuye. Naramubwiye nti rero njyewe nahamagaye n'Imana ati ni gute Imana iguhamagara itanshiyeho. Ayiwe ni inkuru ndende niko Imana iguhamagara ite ni gute iyo Mana ninjije ihamagara umugore ikareka kubibwira umugabo. Iyo si yobewe ko umugabo ari umutegetsi mu rugo, ubwo wakongeraho iki? Ariko ndashaka gutangariza ko Imana ihamagara umugore igasiga umugabo, ikavugana n'umugore igasiga umugabo, ikavugana n'umugabo igasiga umugore, ikatambuka ikagivuraho umugore aryamye, urabyumva, iciye ku mugabo ku rwuriro ikavugana n'umugore, umugabo ari aho ngaho ntamenye icyo bavuganye. Ndabagirane Yesu ashimwe. Aba bantu rero kubabwira yuko Imana yampamagaye ntabwo cyari ikintu gikomeye, kuko ibimenyetso by'uko yampamagaye byari bihari. Impamagara nari umuntu witonda mu buzima busanzwe, mvuga n'amagambo make, ariko impamagaye irambwira itumva ngo uhamagaye usuzuguritse imbere y'abantu. Ndayibwira rero wakarira umpamagara, nanjye ndabizi ko nsuzuguritse kandi ngira amagambo make kandi ntinya n'abantu. Ubwo wihangane uzaye uko ubigenza, nta kintu Imana itashobora. Imana yantinyuye abantu, urabyumva, mu bwenge bwayo nta kundi mbigenda, nayishyizeho amananiza mu muhamagaro abantu b'Imana, ariko ntawaburana nayo. Byarangiye nibonye uko nibona uko. Ubu niyo baba ari abantu ntabwo nabona ibintu bangana nk'ibibaye by'ibintu, najyamo nkavuga ntafite n'isoni, nta n'ikibazo, ubuhamya nkabutanga, nkavuga imbaraga z'Imana no gukomera kwayo, nkavuga aho yankuye, umva, nkabwira n'abantu ngo bizere uwo mwami ndetse bahinduke mu mitima. Urabyumva? Ubuhamya bwawe ni bugari kandi ndetse cyane buragutse, navuga ngo buragutse ndetse cyane. Waciye mu ruganda, mbega navuga ngo ni birebire cyane. Kubera rero ikibazo cy'uko bubaye nimugoroba, ndagira ngo ushimire abantu bari bagukurikira, nyuma tugane ku musozo. Ugira n'ikintu babwira? Ikintu mbabwira, hari umuntu ushobora kuba wumvishe buno buhamya bwawe bukaba bibaye, navuga ngo bubereye ikiraro, akaba agiye kwambuka, cyangwa akaba aribwo bugiye kumukomeza, cyangwa aribwo bugiye kumubatura bugatuma akizwa, cyangwa se hari umuntu wari wihebye agiye kwiyahura nk'uko umugabo yari agiye kwiyahura. Mbega hari byinshi abantu, hari amasomo buri muntu wese agenda akuramo. Ikintu nabwira abanyarwanda baduteze amatwi, uko byagenda kose nabakangurira kwizera Imana ndetse no kuyubaha. Yego. Abakristo bo abasanzwe ari abakristo basenga Imana, nkababwira kuyikomezaho. Noneho abatari bayimenya neza bakiri mu kajejiro, nkababwira kwigira neza kandi ifite imbaraga. Yego. Icyo ni kimwe, ifite imbaraga zihagije zo guhamagara umuntu wese akaba yabasha kuyitaba, kuko yo ntitinya abantu. Ntabwo Imana itinya abantu, reka da, imbaraga zazo zirihariye, ntitinya abantu. None nkaba nababwira ngo bacyumva ahantu Imana yadukuye n'ibyo Imana yagiye idukorera, nifuje yuko abantu nabo bakwizeriye Imana, kandi bakayikorera bayitinya, kuko yicaye iwanjye. Ubwo ni inkuru ndende ikora ya mirimo nababwiye, ariko babyeyi bakoze b'Imana, uko Imana yambwiye ngo nzaza kwicara iwawe ndi umunyamaboko, kandi nzicara ndi umunyambaraga. Yahicaye ari umunyambaraga, yahicaye ari umunyambaraga. Ibiryo biraboneka, bya binajya kwirwa ntaza agahanga ku zuba, ntabwo byongeye, byarizanaga. Yatangiye gutegeka abantu bayo, itegeka abamarayika batajya kubizana, ikagenda igasanga kanaka gakura ibirayi murima akazana, igategeka umuntu akakora mu mufuka akazana amafaranga, ari mwakire mujye guhaha kawunga. Nashekeje abantu ndababwira ngo nariya makaroni nariya makaroni ari ubwa mbere kuri Noheli, mugabo atarayanguriye ngi none ntako ntari inyazi kuri Noheli, byari kuri Noheli y'uwo mwaka. Reka nze mwibuke, ni 2017 nibwo wariye makaroni kuri nariya makaroni kuri Noheli y'uwo mwaka 2017 nibwo yariye bwa mbere. Urya makaroni bwa mbere? Ndya makaroni, ndya umuceri, ndya inyama n'icyayi bitashywe n'umugabo ari Kristo wabizanye. Bite byanyu, umugabo aryamye ikiziguro mu bitaro, hanyuma Kristo nawe araza akora imirimo, kuko yari yambwiye ngo nicaye wenda umukire, angaburira makaroni. Reka ibyo sinabyibuka, ubwo nari narabiretse. Urya inyama se ufite ibishyimbo, ufite ibishyimbo akagira n'ibindi bintu ushaka guhindura. Ubwo rero ndashaka gutangariza abantu yuko Imana ikora imirimo, igakora ibitangaza ku muntu yubashye. Ariko burya
n'abantu batayizera bakora ibitangaza ahubwo ntabwo bamenya ko ariyo, bumva ko bibaho n'ubundi, ariko twebwe abantu basenga Imana twumva ko Imana yakoze tukanabihera icyubahiro. Nkasoza rero mvuga ngo abantu nibikomeze kuri iyi Mana ntabwo amaboko yayo yarangiye gukora. Urabyumva? Yesaya mu buhanuzi bwa Yesaya 59 ku murongo wa 1 haravuga ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntabwo kwaheze ngo ananirwe gukora, kandi n'ugutwi kwe ntabwo kwapfuye ngo ananirwe kumva. Na n'uyu munsi nshatse kubwira abanyarwanda ngo ugutwi k'Uwiteka kuracyumva ibyawe, niba mwikomezeho. Amen. Imana iguha umugisha cyane. Nshuti z'Ibuye TV rero ngayo nguko byari birebire, ariko ubuhamya bwe ni burebure, tuzongera tunabucumbukure cyane ko yatubwiye ko ubwo yari yatewe kuduha atari bwo aduhaye, ariko yayobowe n'umwuka w'Imana. Imana ibagirire neza. Shalom shalom. Murakoze.